Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya ariwe Dr Justin Nsengiyumva asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2017. Uyu Minisitiri w'Intebe mushya yarasanzwe ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu BNR. Ubusanzwe Minisitiri w'Intebe uvuyeho ajyana abaminisitiri bari muri guverinoma ye. Mu minsi mike rero turabona guverinoma irimo abaminisitiri bashya cyangwa se bamwe banagaruke, biranashoboka cyane ko twabona na minisiteri nshya cyangwa se hari zavuyeho. Dore impamvu yibi nkuko bikubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 124 isobanura kuva kwa Minisitiri w'Intebe n'ishyirwaho ry'indi guverinoma. Mu gace ka mbere hagira hati iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Agace ka kabiri kagira kati Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe akumushyikirije. Agace ka gatatu kakagira kati guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe amaze kurahira mu minsi itarenze 15 ashyira abagize guverinoma, hanyuma nabo bakarahirira imbere ya Perezida wa Repubulika. Ariyo mpamvu Minisitiri w'Intebe uvuyeho ajyana na guverinoma yari iriho. Dr Nsengiyumva yarasanzwe ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, umwanya agiye kwa 25 Gashyantare 2025. Mbere yaho yabonye umwanya uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugera 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, akaba yarakoze imirimo itandukanye ijyanye no guteza imbere politike, amateka ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Vice Guverineri yakoze no mu Bwongereza, aho yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda ya gari ya moshi, Office of Rail and Road, kuva muri Mata 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugera muri Mata 2016. Yabaye kandi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya 2008 no gushyingo 2008. Yanabaye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hagati ya 2005 na Werurwe 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri Refugee Action hagati ya 2009 na 2013. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu yayikuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'inganda z'ubukungu n'imicungire yabwo yayikuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yayikuye muri Catholic University of East Africa. Inshingano rero afite nizi zikurikira. Ingingo y'119 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nkuko ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 igenera Minisitiri w'Intebe inshingano n'ububasha bigera ku 8. Izo nshingano rero zirimo kuyobora imikorere ya guverinoma akurikije imirongo migari yatanzwe na Perezida wa Repubulika, akanakurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Minisitiri w'Intebe kandi ategura gahunda ya guverinoma, abigiyemo inama n'abandi bagize guverinoma, agashyikiriza inteko ishinga amategeko gahunda ya guverinoma bitarenze iminsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo ye. Minisitiri w'Intebe agena inshingano z'abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma, amagaze inama y'abaminisitiri, ashyira urutonde rw'ibyigwa, agisha inama abandi bagize guverinoma, akanashyikiriza Perezida wa Repubulika n'abandi bagize guverinoma ni buri minsi 3 mbere y'uko inama iba, usibye ibibazo byihutirwa bisuzumwa n'inama zidasanzwe. Minisitiri w'Intebe ayobora inama y'abaminisitiri, ariko mu gihe Perezida wa Repubulika yajemo niwe uyiyobora. Minisitiri w'Intebe kandi ashyira umukono ku mateka, ashyiraho akanagenga imitunganyirize n'inshingano by'inzego za leta ziri mu nshingano ze, agashyira umukono ku mateka yerekeye ishyirwa mu mirimo n'ivanwaho ry'abayobozi bakuru. Abayobozi bakuru bashyirwaho bakanavanwaho na Minisitiri w'Intebe n'umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, abanyamabanga nshingwabikorwa ba za komisiyo z'igihugu, abajyanama n'abakuru b'imirimo mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Intebe kandi ashyira akanavana abakozi bakuru mu bigo bya leta igihe ntaho biteganyijwe ukundi. Minisitiri w'Intebe kandi ashyira akanavanaho abayobozi bakuru n'abayobozi mu nteko ishinga amategeko, mu rukiko rw'ikirenga, muri serivisi za Minisitiri w'Intebe, mu bushinjacyaha bukuru, muri minisiteri no mu zindi nzego za leta. Ashyira akanavanaho abashinjacyaha mu rwego rw'igihugu, abashinjacyaha ku rwego rwisumbuye n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'ibanze, akaba yanashyira akanakuraho abakozi bari muri ibi byiciro byose. Minisitiri w'Intebe mushya rero ariwe Minisitiri Dr Justin Nsengiyumva, tumwifurije imirimo myiza.